Ni intsinzi dushimishije kuko byasaga nkaho turi ahantu habi dukeneye amanota 3 kugira ngo tugire 3-8 nyuma yo 3-8 ubugaragaza ko bigaragara ko biri ku rwego rwa 90% ko tutazamanuka kuko Muhazira mutsinze match yayo ikazikinira n'amagaju yatsinda muri yo niyo yamanuka twebwe rero nta kibazo mumamya ko gihari ariko nago bihagije turashaka nandi manota nibura kuko jewe kontrane nasinye niyo kuba ni beaten muri match 3 kandi biri kugenda neza. Iyi minota mike yo muyimanagenze gute umutoza bamwe bavugaga bati ni minota iri mu bagore ni minota igenze gute muri by'umwariko yahanga numvaga ntarira kubera iki koja yari minota ikomeye cyane gukina n'umuntu ushaka ibitego bibiri ashobora no gukina umwe 10 kugira ngo akwatake rero byari ibintu bikomeye kandi Rayon Sport ni equipe nziza ni equipe ikomeye ni equipe ifite abakinyi beza ni equipe rero yagomba kutwataka twaje tubyiteguye ariko icyo twe twavuze no kuvuga ngo nibura muri mediane tubashe kubametiriza niba ureba ibintu bakina no gukina bari imwe igaca kwa Serumogo cyangwa 2-3 kugira ngo batere centre iyo bashe rero kumetiriza imande birakorohera ariko yari match ikomeye iminota 30 ningaye numvaga ari nk'isaha n'igice. Umutoza bamwe bati abakinyi bamwe na bamwe babagezeho muri imyiteguro y'iminsi 3 mwe mutegereje ibisubizo bya Ferwafa humvikanijwe ubwa ko bamaze kubimenya waba wabahinduye kuri iyi match cyangwa byarangiye babuza aho baca na mukinyi bigeze bageraho abakinyi babugesera n'abakinyi beza ushobora kuba ari mind game ariko nta mukinyi bigeze bageraho na abakinyi bafite kontra bahembwa neza badafite ikirarane nkavuga rero ko nta kibazo cyari gihari uno munsi nshobora kubanza uyu ejo ngashyira mu undi bitewe na match wenda umuntu amaze gukina ashobora no kubarushye niyo mpamvu mwabonye bamwe ngenda mbaruhura nkagenda nshyiramo abandi. Kocha kurara muri lokale mugiye kubikomeza no kuyindi mikino ibiri iri imbere wabibaza president Gahigi cyangwa umuvugizi w'ikipe giye bambwiye ngo tujye lokale ndayisaba bayima nkayijyamo batayima tukajya mu rugo. Waba ugiye kwisaba kuzindi match match zose giye kubera nshaka unbeaten zose ndaza kuzisaba ku buryo zose wenda twanaguma muri iyo hoteli tukazava mu champion irangiye. Ariko se coach tubwire nkawe nka kamaradi banga ryawe niriye waje kuri iki kibuga ikipe ya Bugesera kwatsindira bidashoboka imaze imyaka irenga 2 itatsindira watsindira Marine utsinze Rayon Sport ariko n'ingufu exercise yaba izo rukari nkuko bagenzi bacu babivuga yewe no mu kibuga ibanga nka kamaradi baririye muri ibi bihe byanyuma mu gushaka intsinzi kamaradi ko amaze kuba izina ritinyitse. Nyekari vestiaire yubanye n'abakinyi neza abakinyi ukabereka ko ari bo bakteri wowe uraza ugatoza wasakuza hangaho umuntu akakubita n'akaboko penalty ariko iyo baciye kubana nabo neza ukabasabira uburenganzira bwabo abakinyi baragukorera mamya rero ko nta kindi gihambaye usibye no kubereka wenda amakosa amwe namwe kubere narebye ama video y'ama match bagiye bakina mbere nge ndabona harimo amakosa tukaza tukayakosora biza no gukunda rero no gushima Imana. Rayon Sport no kwiyakira imbere akamaradi oya kwitsinda mu gikombe cy'amahoro 2013 yibabaje ikura navuga ngo yigabanyiriza amahirwe ku gikombe Rayon Sport imbere akamarade n'ubwo nago jewe nigeze nyikura ku gikombe Rayon Sport nashatse uburyo jewe mbona 3 ngo nanjye mve muzimanuka ibya Rayon Sport by'igikombe nago mbizi ibyo nzinzi bya Bugesera byuko yansabye kutamanuka nibyo rero narwanaga nabyo navuga rero ngo nago wahamya ngo ejo nongera ngahura nayo nkayitsinda nago bishoboka niyo wahura nayo kayitsinda wahura nayo ikagutsinda ni ikipe ikomeye navuga rero ko uno munsi wari umunsi wanjye yari iminsi 2 ikomeye gukina na Rayon Sport ukajya kuryama utegereje indi match iyo minsi nagusinzira ubu nibura ngiye kuryama. Kocha motivation yo kuba bakinye nta bafana bahari nago wavuga ko wenda nabyo byabafashije byambabaje nashakaga gukina bahari kuko buryo iyo bahari babashyira kuri pressure iyo wishe umufana usanga nabo bagiye kuri pressure wenda icyamfashije nuko nabashiye kuvuga ijwi rikajya ryumvikana ariko kuba abafana batari bahari na pressure nta kibazo cyateje. Muri staff hari abatoza bahagaritse Bakame w'abanyezamu na Peter Otema Kagabo wa fitness harimo akaboko ka kamarade mu kubahagarika byagenze bite baragaruka sobanurira wenda mugiye mudufasha abatoza mwajya mudufasha ibintu biri muri technique wenda mukegera abayobozi nka ba SG abavugizi b'ikipe je nabwiye n'ubuyobozi ko abo batoza tutari bukomezanye iyo rombi bwiwe n'ubuyobozi ni nkuko nanjye unazi niba nzakomezanya nabo kuri Etincelle usibye wenda ko aya manota aya yari yazatuma nkomezanya wenda windi niho bizaba bikomeye ariko nago umuntu umenya ngo ni ryari umutoza ahagaze
ni kubera iki ubuyobozi bwarabimbwiye ibisigaye mwaza kubaza neza ubuyobozi bwabasobanura bakababwira impamvu bwabahagaritse. Ntabwo we bikubangamiye gukora udafite umutoza w'abazamu ndetse n'abandi na match wenda zigiye nari maze kumenyera kudatera amakona ariko birangora hari igihe nanayitera igihengeka kubera atari byo narimenyereye birangora cyane noneho ujya no kuri pressure iyo uri concentré muri vestiaire uri gutekereza iby'ikipe ariko uri gutera kona uri kubakoresha ntabwo uri concentré à 100%. navuga rero ngo ni ikintu ubuyobozi buri kwiga ejo bundi kuri stade ya Bugesera Stadium ahahoze habera umukino wahuzaga ekipe ya Bugesera na Rayon Sport ni umukino urangiye ari ibitego 2-1 nk'umuzamu wakinnye no match igasubikwa uhari ni umukino wakiriye gute? ni umukino nakiriye neza cyane kuko ari umukino mwiza cyane. Rayon Sport ni ikipe nziza cyane twumvaga ko muri twe tugomba gutsinda kuko turi kurwana urugamba rwo kutamanuka. Twari turi ahantu habi kuko gukina match ni ibintu byadufasha ndetse sivyo natwe gusa n'abakinnyi muri rusange uretse na ekipe kuyiha amanota 3 natwe abakinnyi muri rusange yadukura ahantu ikatugeza ahandi. Yego abantu bati iyi match irabaye ariko iranasubikwa mwatsinze ibitego 2 nyamara kuyihagarika iminsi 3 byashobora gutuma Rayon Sport yongera kwisuganya wenda igakosora amakosa yakoze mwebwe no kuguma muri concentration kugira ngo mubashe kwicyura. Ni iki babaganirije, ni iki abatoza bababwiye? Urebye ntago ari ibintu byinshi batubwiye kuko natwe twari tuzi icyo dushaka, twari dufite intego muri make kuri twebwe uko twumvaga ko kumanura ikipe bidashoboka cyane. Twumvaga ko ntago twe twitaga kuri match cyane, twitaga kugira ngo tutaza kumanura ikipe. Twatekerezaga kuri aya manota 3 ko yari budukura hamwe ikatugeza ahandi, yari guhita tukarifiya muri make. Uba aya manota tubonye adushyize ahantu heza cyane kugira ngo tubaye dutuza tugiye guhura na Etincelle tumeze neza nta kibazo. Yego mwakoze imyiteguro ikomeye kuko mwiteguraga ekipe ikomeye ndabyumva, ariko nanone imikino mufite ikomeye kurusha iyo musoje. Ubuyobozi bwa ekipe barakomeza babasapotinga kuko basapotinze kuri match ya Rayon Sport cyangwa mugiye kugenda gusa muzagaruke mugiye gukina Igisenyi? Ntago bagiye kwicara, bagiye gukomeza kudufasha kuko turacyafite urugendo rukomeye, turacyafite izindi match ebyiri kandi nazo tugomba gutsinda. Dusabwa gusoza shampiyona tudatsinzwe muri iyi mikino ya nyuma, turasabwa kuyitsinda yose.